So nakukunze gusa twende. Yes. Muraho neza. Namahoro. Ni karibu Nyagatare. Murakoze sa. Nitwa Jean Paul Gafigi. Ni umukozi wa Sozo Company. Mwe mwitwa bande? Tumuhawe n'Imana Mathias. Yes. Toneze Mr. Mathias genda umugore wa muri Sozo Company. Ni gishitwe ko gukora ku marketing se kumenyekanisha ibintu byo mu buhinzi byo muri Sozo Company. Ariko byihariye nishinzwe iyi mbuto ya REC 301 ni imbuto mwaguzi wacu si ubwa mbere tuza no ku murima wawe ntekitenga zingahe hano hose zirindwi wote REC yonyine. Yes sir. That is which district, which sub county? Aha ni muri akarere ka Nyagatare. Hano ni muri Nyagatare mu murenge wa Musheri. Kaba kidogo sauti yogeze kidogo. Mujye wa Musheri. Nyagatare mu murenge wa Musheri mu karere ka Nyagatare intara y'Iburasirazuba. So Mr. Mathias twagushimiye tukimara kujya tukabona ukuntu ibigori bimeze. Twari musana hanshi mu gihugu cyacu kwenye hano muri Kayonza bagize izuba za Ndego ntago babashije kweza neza. Twe tubona ko wowe ikigega cy'u Rwanda ni gute wejeje abandi bonabonye ibigori baterejeje. Ni gute washe kweza iyi mbuto yitwa iki? Yitwa REC 631. Iyi mbuto ivugaho iki urashimute uyibona uti? Cyagira ngo abanyarwanda tubone imbuto nk'iyi. Yes sir. Ikirere hari igihe kitumerera neza ariko ikirere kibaye cyiza wateye imbuto mbi n'undi musaruro. Ariko iyi mbuto ukuntu nayibonye iratanga umusaruro. Urabona ko hari ibimenyetso. Nizeye ko nzeza nta kibazo. So no kuvuga ngo ubu iyi mbuto maze kuyitera none bigiye kwera. Amakuru dufite baduhe makaye no ko Mathias n'umugabo uzwi cyane mu buhinzi w'inyangamugayo genda vuga uri imfura uri nayo kwanza kuko ibintu ukora birabyerekana. Shaka kugaburira abanyarwanda. Exactly. Ubundi Rwanda rufite abahinzi b'imfura nkuko ko byerekana ko imbuto ni REC 301. Iyi mbuto ubundi iratora 10 kuri hectare 10 kuri hectare. Ikigaragara nta mazi ajyamo irafunze ku mutwe sibyo? Ubona ko amabi ni icyatsi igiti kirakomeye. Wate kuyendera ubungu hagati y'umubo n'undi hagati y'ikigori n'ikindi nateye kuri santimetero 20. Nibyo koko ni 20. Yes noneho umurongo n'undi nateye kuri 75. Biragaragara ibyo uvuga nibyo ushyira mu kigori kimwe 75 kuri 25. Hano ntabwo tuje kugera hepfo ibigori bireze biratsitse kandi byose bimeze kimwe. Uya hose niko bimeze. Kuva hano kugera epfo. My God. Uteganya kubona nka toni zingahe kuri hectare urebye ukuntu bimeze ubu ngubu? Nibura ntabwo nzajya musa toni 10. Toni 10. Maximum. Giye cyo ntekereza ko iyi mbuto nyizi. Shingiye ku cyo ndebe ukuru yitayeho turagushimira ko bashimirimo y'umuntu ukomeye kugukomera si ikindi gukora ibintu nk'ikore ariko ubukora igihugu cyawe cyane. Baho u Rwanda ukeneye abanyarwanda. Iyi niyo patriotism. Nicyo kintu twifuza yuko twafatanya nk'abanyarwanda kubaka kwanze igihugu cyacu kucyo kasisa amagambo nibi bikorwa. Uteje mu muryango wawe uteje imbere igihugu happiness kwanze si yose. Rero ikibokoze Imana igitangira umugisha ukomeye. Ni gukora umurimo w'Imana. Uyu ni umurimo w'Imana. Ni kazi ya Mungu. Ni umurimo w'Imana. Ni wo murimo w'Imana. Kubera ko what you advise others? Wabwira icyo bahinzi? Abahinzi nabishiremo imbaraga. Bazi ko nta muhinzi ukira. Ariko umuhinzi ntabwo watunga abakire. Ubona umukene. Ntabwo bishoboka. Ni umuntu wese ararya. Kandi arya ibintu umuhinzi yamubonye. Hari umukire niba ari njye umutunze. Kuki wakena? Exactly. Intego yanjye ni ugukora ubuhinzi bukize. Yes sir. Bakinyamwuga. Okay. Before you go to REC 601, why are you doing another variety this? Mbere yuko uhinga imbuto REC 301 wateraga imbuto y'ibigori. Yeraga 403. Yera gite? Toni 6 ariko ubwo nabikoreye cyane 5 ariko ndabona bizampa umusaruro. Harimo ikinyuranye. How they closing? Aravuga mbere hari imbuto yateraga yindi. Ariko nka tone nibura 5 yakoze cyane bikomeye ni tone 6. Ariko hamaze ko ntago subwa mbere teye REC 301. N'ubwa mbere. Ye nshyizeho amaso ko REC nyikurikiranye muri Afrika y'Epfo, muri Zambia, muri Burundi cyane mu Rwanda imyaka 3 zishyize imbaraga cyane.
reka 31 reka ubundi iratona 12 nibura kuri hectare kandi ubutaka bwawe ukuntu bufashe ukuntu bwitayeho ako gusa uzanoza neza no gushaka uburyo uzakoresha ama herbicide tuzagufasha tuzafatanya neza tuyagushakire u Rwanda rwemeye cyo gukemera yemeye mu Rwanda ku buryo nta katsi kaza kana katsi kajemo na gakeya gakriate karakonsoma hari kintu gatwara kintuga mu buri ku gihingwa umusaruro hari cyo ubihungabanya ku musaruro ikindi ubi byatsi birimo ikire kiri mu murima gihamagara ubundi busimba butandukanye harimo na nkongwa niho yihisha n'urusimba bw'Eclipse aphids nacyo kiri gukoresha ifumbire exactly kuko kiwe gikoresha ifumbire kihamagara mu kuba kibindira ibindi